icyatumye apfa zizejewe nabuzwa n'iki kujya muku icyatumye apfa zizejewe nabuzwa n'iki kujya mukunda njye ndi umukristo umva ubwo buntu narakijijwe murwa mu byaha njye ndi umukristo naho naterwa n'ibyago no ku rugamba njye ndi umukristo n'umutabazi unambara ndasana n'ibyaha mfite umugaba umwami Yesu tubaha mwenza holane mfite umugaba emwe n'umwami Yesu tubaha mwenza holane sa yendo umukristo umwimukira nakomeze urugendo rwanjye ibyino mwese sigaye nifuza ibyo mu ijuru yendo umukristo gakondo yacu umutima wanjye kikanyibagiza n'ibyago byose mbanuwe n'umwami Yesu ndi umukristo uko ndi kose zagira ngere byese avugwa zabonerwe ngiye mu ijuru nagira ngagere byinshi ibyishimo bitavugwa zabonerwe ngiye mu ijuru. Amen. Haleluya. Murambura amaboko turamukanye. Haleluya. Shimiye Imana data wa twese mwiza uhoraho se w'imico yose unkinguriye umuryango kugira ngo mboneke hano muri Nibature iwanyu Karugira. Shimiye Imana kandi ko ngiye kubona abakozi b'Imana bene data bagiye tubana ahantu henshi hatandukanye. Saza Venuste turaziranye cyane, iriya za Rubavu, umugabo wo kumwufe uriya bicaranye iwabo ndahazi kumwufe nagiye kubwiriza y'ubutumwa hirya za Nyamyumba ntabwo mwebwe muhazi. Turaziranye nawe kera ndi umusore mutoya nawe akiri umusore ataramera uruhara. Pasiteri Karangwa nawe turaziranye cyane nagiye musanga ajya kubigisha mu ntwarane hariya mu Gisoda. Gadi niwe mushyashya. Amen. Umva rero ko abagabo turaziranye hano Karugira ntabwo nakunze kuhaza cyane ariko shimiye Imana ubwo mpageze. Rero tugiye kubana namwe iki cyumweru cyose tugiye kubana namwe tuziga ijambo rimwe gusa ryitwa itorero. Ndabigisha itorero niryo nifuza kuzabigisha cyane. Impamvu yo kuryigisha
nuko abantu benshi baba mu bintu batazi, bakaba no mu bintu batumva. Rero tuziga itorero ry'Imana, turitandukanye n'idini, turitandukanye n'itorero ry'amasimbi n'amakombe, turitandukanye n'itorero ry'urukerereza, turitandukanye n'itorero ry'igihugu, turitandukanye n'irya Rucagu, turitandukanye na ADPR, turitandukanye na Zion Temple, turitandukanye n'Abangirikani, turitandukanye na EPR, turitandukanye. Tuziga itorero turyige kugeza igihe turizamuye kuwa gatandatu rigenda mu ijuru. Rero niryo jambo rimwe tuziga gusa, cyo musabwa cyane ni ukuntega amatwi, kandi muzazana n'udukaramu n'udupapuro, kuko ari amagambo amwe nzajya nkoresha y'amahanga kugira ngo muyamenye. Hanyuma kandi iyo ndimo kwigisha hari igihe nzajya mbabaza ibibazo. Mpamvu nzajya mbabaza ibibazo ni ukugira ngo menye ko ibyo ndimo kwigisha murimo kubyumva. Ubwo rero muzatega amatwi, mumpe umwanya, kuko nanjye urabona ngiye gutanga umwanya wanjye. Byuka muri nibature mutekereze ko ari ibintu byoroshye, ubwo muyikunda murabizi. Ubwo rero tuzafatanya namwe hamwe no kunsengera, bizagenda neza. Nta bikabyo njya ngira, ngibyo kambyisegura hakiri kare. Nta bintu by'ibikabyo ngira, nta bintu bya haleluya nyinshi ngira. Ntabwo nzabigisha bya bindi ngo birangije, nta bindi ngo birabivivuye, uragera mu rugo usange byarangiye. Izo nyigisho ntazo ngira rwose. Nagize amahirwe gusa mu ndirimbo mwaririmbye numvaga mufite gahunda yo kujya mu ijuru. Nanjye abantu bafite gahunda yo kujya mu ijuru nibo nigisha. Abantu bashaka kujya mu ijuru nibo tubana. Abashaka kujya muri Amerika no muri Canada no mu Bufaransa no mu Buraya, abo bafite abandi bazabigisha. Naho ngewe ntabyo muzanyumvana rwose, ntabyo habe na gatoya. Amen. Kandi niba mukunda ijambo ry'Imana muzankunda, ariko niba mutarikunda rwose ntabwo muzankunda na gatoya, ndabizi cyane. Ariko ntekereza ko muzabikunda, ubwo namwe mukunda kujya mu ijuru bizagenda neza. Kadusomere ijambo tuzaheraho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya mbere n'umurongo wa 4. Naho ngaho tuzarihera, kandi uwo murongo nzajya nkugarukaho kenshi. Abefeso igice cya mbere n'umurongo wa 4, uwo murongo niwo tugiye kuriheraho turyiga. Aranditse ngo mu rwandiko rwandikiye itorero ryo mu Efeso, nibwo tugiye guheraho, kandi ndaza kugaruka no kuri iriya ndirimbo ho gatoya 108. Aranditse ngo nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Amen. Nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Imana ishimwe. Riri jambo ngiye kutangiriraho uyu munsi wa mbere, kandi nzandigarukaho uko nigishije iminsi yose. Nzajya ndigarukaho, kandi nzajya ndibabaza ngo ijambo twatangiriyeho ni irihe. Rero birasabwa ko murifata, birasabwa ko mufata kiriya gice mugafata n'uriya murongo, uko nzajya nkugarukaho kenshi, nshaka kubereka gahunda y'Imana n'intego y'Imana ku itorero ryayo. Amen. Tutarakomeza rero, turirimbye indirimbo y'108. Impamvu indirimbo y'108 nkunda kuyiririmba cyane, ni ukugira ngo imfashe gusobanura ubukristo neza. Impamvu yo gusobanura ubukristo neza ni iyi: nuko akenshi hari igihe abantu baririmba ibintu batarimo kumva neza, bakaririmba ibintu bya kawaida by'akamenyero, bakaririmba ibintu bakabiririmbisha umunwa gusa, ariko batarimo kumva ibyo bari kuririmba neza. Uyu muririmbyi yararirimbye ngo ngende umukristo, kandi nzahora ndiwe no mu bintu byose, ngeze no kugupfa. Ararimba ngo kandi ngende umukristo wo mu mutima, ngo musigaye nkunda Kristo, ngo icyatumye apfa ngo yasize jewe, ngo mbega nawuzwa niki kujya mukura.
ubukristo ntabwo ari umwenda umuntu yambara mu gitondo, ubu mu kanya ningera mu rugo imyenda ndayikuramo kuko ariya nibatura, hanyuma nambara indi yo ku manywa. Ariko ntabwo ubukristo ari uko nguko. Ubukristo ntabwo ari umwenda umuntu yambara mu gitondo ngo nagera saa sita ukuremo ashyire mu nda. Ntabwo ubukristo ari umwenda umuntu yambara ukwezi, hanyuma ukwezi nigushira akuremo yambara undi. Ahubwo aravuga ngo ngende umukristo kandi nzahora niwe. Arangiza aravuga ngo kandi si icyo gusa, ngo ahubwo no mu bintu byose. Ntabwo umuntu aba umukristo mu bintu bimwe ngo mu bindi ye kuba umukristo. Oya, aravuga ngo ndi umukristo kandi mu bintu byose. Aravuga ngo kandi ntabwo bigarukira ahantu hagufi cyane. Aravuga ngo kandi nzakomeza mba umukristo kugeza no kugupfa, no mu ntambara yo hanyuma ngiye kwambuka rwa ruzi. Uzi impamvu? Nuko hari abantu baba abakristo hanyuma bajya gupfa bagiye kwambuka rwa ruzi, ubukristo bakabusiga hakuno akagenda bonyine. Aravuga ngo ndi umukristo rero wo mu mutima kandi nzakomeza mbewe mu bintu byose ngeze no kugupfa. Hari abantu baba abakristo mu gihe cyiza, ariko igihe kibi cyagera ubukristo bakabujugunya. Hari abantu baba abakristo ibiryo bihari, abo twita bakabyi na batesi, hanyuma ibiryo byabura ugasanga ubukristo arabutaye. Hari abantu baba abakristo bambaye imyenda mishasha, imyenda yabura ugasanga ubukristo arabutaye. Hari abantu baba abakristo burimo kuvugwa neza, igihe cy'akarengane cyagera ubukristo bakabujugunya. Ariko uyu muririmbyi aravuga ngo ngende umukristo kandi nzahora niwe no mu bintu byose eze no kugupfa. Arangiza avuga ngo kandi ngende umukristo wo mu mutima. Unajiwa sababu gani yavuze ngo ndi umukristo wo mu mutima? Nuko hari abantu bamwe baba abakristo inyuma y'umutima, hanze y'umutima ariko imbere ari amasega. Hari abapagani babi cyane, hari abagome mu mutima ari umwicanyi, yambaye nk'abakristo, yambaye igitambaro, yambaye ikanzu ndende, yambaye ikote, ibintu byose by'inyuma bigaragara neza, afite na naturel, ariko ari umurozi, ariko ari umusambanyi, ariko ari umwicanyi, ari gica. Mu mutima we ari umugome cyane. Niyo mpamvu yavuze ngo ngende umukristo kandi wo mu mutima. Ubukristo rero buhera mu mutima indani, niho buhera. Bwava mu mutima bukaza ku mutwe, bwava ku mutwe bukaza ku maso, bwava ku maso bukaza ku mazuru, bwava ku mazuru bukaza ku munwa, bwava ku munwa bukajya ku menyo, bwava ku menyo bukajya ku rurimi, bwava aho ngaho bukajya ku ijosi, bwava ku ijosi bukaza ku ntugu, bwava ku ntugu bukaza ku nkokora, bwava ku nkokora bukaza ku biganza, bwava ku biganza bukaza ku ntoki no ku nzara z'intoki, bwahava bukaza ku gatuza, bwahava bukaza ku nda, bwahava bukajya hepfo aho, bukamanuka no ku mavi, ubukristo bukamanuka no ku birenge no ku mano no ku nzara z'amano, bwahava bukajya ku mugongo no ku kibuno. Iyo buvuye aho ubukristo buraza bukajya ku myenda, iyo buvuye ku myenda bujya mu cyumba cy'uburiri, bwava ku cyumba bukaza muri saro, bwava muri saro bukajya mu cyumba cy'ibintu, bwava muri magaze bukajya mu mbuga, bwava muri mbuga bukajya ku baturanyi, bwava ku baturanyi bukajya muri quartier commercial, bwava muri quartier commercial cyangwa mu Nkundamahoro cyangwa kwa Mutangana, bwava bukajya Dubai no muri Chine no muri Tanzania, bwava bukajya mu Buraya, bugakata bwaragiza bukagaruka hano. Ikibazo gihari ga pastori nuko twebwe tubera abakristo mu rusengero, ariko twagera hanze y'urusengero tukaba papagani, tugasa n'abandi. Niyo mpamvu umuririmbyi rero yaririmbye ngo ngende umukristo ngo kandi nzahora ndiwe no mu bintu byose ngeze no kugupfa. Ibi bintu byose mvuze bifitiye ubusobanuro, nuko nta mwanya nabona ngiye nsobanura buri kantu, wasanga ibintu byose bifite ubusobanuro bwabyo. Iyo mvuze ngo umuntu agomba kuba umukristo ku mutwe, mba nzi icyo mvuze. Ubu tugira abagore barara bazinga imisatsi nijoro barimo guhisha abantu n'itorero, ariko ndagira ngo ngutangarize ko aho pastor wawe atari, Imana ibihari nijoro.
mwanditsi w'Izaburi ya 17 irambwira ngo Uwiteka yarangendereye nijoro ngo araza ngo arantata ngo kugira ngo amenye ko nta migambi mibi indimo. Cyo nashaka kukumenyesha niki nuko kumenyesha kw'Imana yo no mu gitanda cyawe ibi hano bya bindi wiha gukora nijoro wibwira ngo nta pastor uhari ngo nta mudiakoni uhari, Imana yo ibi hano bikwitegereza neza byose bitwikure nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Iyo mvuze amaso mba mvuze iki? Dawidi yaravuze ngo Uwiteka we ukebukisha amaso yanjye kugira ngo atareba ibibi. Naho wowe amaso yawe ugenda uyandaritse uyarebesha ibitagira umumaro, uyarebesha pornography, uyarebesha igaturumbuye, uyatukira uyicisha abantu. Muzi yuko ijisho rivuga wowe, ijisho riravuga, ijisho riravuga wowe. Mwomeze bisobanura kila kitu ntabwo twava hano, ariko byose bifite ubusobanuro. N'amenyo afite ubusobanuro. Aka kanwa ntabwo kagomba kuvuga ibyo kabonye. Aya menyo ntugomba kuyasekesha uko ubonye n'uko ushaka. Umuntu upfa guseka gusa ubusa ngo ameze nk'amahwa turagurukira munsi y'ingoma, niko umubwiriza yavuze. Hariho abaseka rero batagira gahunda bagashwanyukara wakumva ukuntu asetse ukavuga ari kuri ubundi agira imbebya, ariko ubundi buri yagira roho mutakatifu. Twaseka nk'igishoshwe. Nagiraga mama wanjye, hari abakobwa bakundaga guseka hano muri Uvuruwari Dari, bakundaga guseka saa sita bagaseka icyo bitaga ngo ni umuteri. Mama ntabwo yarakijijwe, ariko yarangiza akavuga ngo byabishoshwe byari mamara byariyaga byazashinze zo kwa mama Gatari numva ukuntu ziseka, kandi ntabwo yarakijijwe. Ngo basekaga nk'ibimamara, bagaseka nk'ibishoshwe, bagaseka nk'ibitagira umutima. Tati y'umuntu w'Imana aseka muri gahunda nk'ufite umwuka wera. Yo mpamvu namenye akizwa. Akarimi nako kabesha, akarimi karekanya, akarimi gateranya kagomba gukizwa. Vugijosi naryo abakobwa b'Isiyoni bagenda bashinze ijosi bakimbagira bashinze ijosi. Ijosi naryo rirakizwa ukaritunganya neza. Ntugende ushinze ijosi nk'umupagani. Iyo mvuze intugu kera najyaga ngenda mpengamye nagendaga mpengamye. Hari umuhungu w'iwacu wari warahubutse mu giti agwa hasi, aguye hasi agwira urutugu rurahengama, akajya agenda ahengamye kubera ko yavunitse. Hanyuma abasore b'iwacu twese natwe tugenda duhengamye. Ndibuka ko najyaga mfite agasegereti hano hano, hanyuma urutugu nduhengetse kubera amafiyeri henda mpengamye. Ariko umunsi kweza gusoma Bibiliya irambwira ngo abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazabishirwe, hazaba umunsi uzabatwika bashire. Numvise ko abibone bazashira, hanyuma urutugu ndaruhengetse. Yo mpamvu urutugu narwo ruragomba gukizwa. N'inkomeza ntituvaha. Iyo mvuze inkokora mba mvuze iki? Bavuze inkokora y'abagabo barara batikura abagore mu buriri, barara babaceka inkokora, barara bacekana inkokora. Inkokora nayo igomba gukizwa. Iyo mvuze ikiganza, ibi biganza bidakizwa, ibiganza bikorakora, ibiganza byiba, ibiganza bigomba gukizwa nabyo. Iyo mvuze intoki nazo wamubonye, nazo ziravuga yutabumbuye n'akanugiro cya, kandi zikavuga. Hanyuma n'abazisigaho amarangi bagacomekaho n'izindi. Muri iyi minsi basigaye bacomekaho n'izindi. Ntabwo byumva ko zigomba gukizwa nazo. Nkomeze ntondeke se? Oya buri ntabwo twahava. Ningerepfo turagenda, n'inda nayo igomba gukizwa. Abanyanda nini murabizi icyaha cye cy'umururumba, icyo cyandakaje ndamukubita, niko Uwiteka yavuze muri Yesaya. Abantu bagira inda nini, abantu b'ibisambo, abantu b'ibirura, abantu bakunda ibintu, bakunda ibiryo ntibanasenge, ibyo byose izo nazo zigomba gukizwa. Nimvuga hepfo naho murabizi yuko irari ry'umubiri rizabica bamwe. Ubwo sinahavuze naho ntabwo nsesengura ibintu byinshi mwabyumvise. Hari abantu barota bambaye ubusa igice kimwe, iyo warose wambaye igice kimwe cyo hepfo cyambaye ubusa, ubwo ufite irari ry'umubiri hagomba gukizwa aho naho. Amen. Ubwo rero n'inkomeza no kumano, hari n'abavugisha amano. Waba uri kumwe n'umuntu ugashinga inuka wamubwiye icyo ushaka kumubwira. Ntabwo mwumva ko ibintu byose bivuga ku muntu. Imyenda nayo tugomba kwambara imyenda ikijijwe.
ntabwo tugomba kwambara nk'abapagani. Bibiliya iravuga ngo tugomba kwambara imyambaro ikwiriye. Ningenda nkajya mu cyumba, mu byumba abantu bararamo, ugasanga ni muri cafe d'internet, mu cyumba ugasanga niho abantu barara bacatingira, barara bavuga amagambo, barara batelefona, barara barwana, barara batongana, mu cyumba ugasanga habaye mu rukiko, icyumba cy'abantu baryamamo. Ntabwo ariko bigenda. Icyumba cy'abantu b'Imana hagomba kubamo gahunda nziza n'amasengesho no kuganduka kw'abantu n'abandi. Iyo mvuze kuganduka ubwo mvuze ibintu byinshi kuko hari abana. Abagore bahora barwaye umutwe, bahora barwaye umugongo, akaganduka mu buriri ugasanga ni induru buri gihe, ntabwo byemewe. Omeze numva turi gutahe se ntabwo twataha n'ingomeza muratuma n'igitorero. Hanyuma nidukomeza ubwo ndi ku ijambo ry'ubukristo bwonyine. Indirimbo y'108 niho imyenda igomba gutya. Ntabwo ugomba kwambara nk'abapagani. N'inkomeza ndajya mu cyumba, n'inkomeza be mu cyumba, mbe muri sala aho abantu baganirira. Ntabwo muri sala ariho bavugira abandi bantu. Abigomba kubera zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Gahugurana muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Abantu bajya buzura umwuka wera uretse ba none. Bazura umwuka wera barimo kuganira. Iyo mvuze muri quartier, iyo mvuze mu cyumba cy'ibyombo, hari uhurira n'umukozi agomba kuba umukristo. Agomba kurwanira n'umukristo muri magazi. Oya yewe. Iyo mvuze ku muturanyi ugomba kubana n'abaturanyi amahoro, mukabana neza. Iyo mvuze mu nkunda amahoro hariya mujya gucururiza no kwa Mutangana. Bigeze hari ukuyoberwa gutandukanya umupagani n'umukristo. Usanga bose bameze kimwe, basaze. Ugasanga basaze bari gucuruza, ugasanga bari kurwana. Arabagiye baza kundegera abakristo bacu yobora hariya Kimisagara, bakaza kandegera ati nyirarunaka yarangufitiye mu isoko wanjanira n'abakiriya ibintu bicika, bakaza kubareka. Aho naho ugomba kwakirizwa ku isoko, mugakizwa, mugatanga n'imisoro ya leta. Nimurya imisoro y'abandi kuko muyiriye ntimwazajya mu ijuru. Ntabwo mwazajya mu ijuru murya imisoro y'abandi. Ntabwo ugomba gucuruza ubeshya. Hari abajya bambwira ngo ntabwo bishoboka ngo ko wacuruza utabeshya. Okay, niba udashobora gucuruza utabeshya, bireke kugira ngo uzajye mu ijuru. Ora mubeshya ntabwo uzajya mu ijuru. Ibyo ntabwo twajya njya mu ijuru. Niba udashobora gucuruza utabeshya, ugukomoka kuri so Satani. Yohana 8:44 aravuga ngo bakomoka kuri se Satani. Ukwereshya kose Satani nigeze ahagarara mu kuri. Ise w'ibinyoma. Niba ucuruza ubeshya, uri umupagani, ntatandukaniro ryawe n'abandi. Niba utanga ruswa, ntabwo uri umukristo. Niba uyirya, uri umupagani. Ibyo byose birabujijwe. Mukajya mupfa kuririmba rero ibintu mutumva neza. Ugomba kuririmba ibintu twumva kandi twaragiza tukabishyira mu bikorwa. Nagira ngo mbatangarize yuko abakristo bo mu minsi y'imperuka bafite ikibazo gikomeye. Unajua nini? Uzi icyo bafite gikomeye nuko bashaka gufata imirimo yo gukiranuka, akaba ariyo bahindura gukiranuka kwabo. Sinzi ko mu minsi itavuze. Ndavuze ngo abakristo bo mu minsi y'imperuka bafata imirimo yo gukiranuka, akaba ariyo bashaka guhindura gukiranuka kwabo. Kugira ngo byumve neza, ngafata umupasitoro kandi akaba ariyo bashaka guhindura ubukristo bwawe. Umupasitoro ariko ubukristo bwawe ushaka gufata indirimbo uririmba akaba dushaka guhindura gukiranuka kwawe. No, ntabwo ari cyo. Ntabwo ushobora gufata ubudiyakoni ngo bari guhindura ubukristo bwawe. Oya. Naho ufata amasengesho bagashaka kuyahindura ruswa bahaye Imana. Ntabwo ari cyo. Ntabwo imirimo yo gukiranuka ariko gukiranuka kwawe. Hariho gukiranuka kwawe hakaba n'imirimo y'abakiranutsi. Nzi ko cyumvikanye cyane. Abantu bo mu minsi y'imperuka rero bashaka gukora imirimo bakahindura ruswa bahaye Imana. Ntabwo ari byo. Mbere y'uko ukora imirimo ugomba kubanza kubaho. Sinzi ko muzankunda. Ariko nuko meze. Baranze abapastor nuko namye, nuko nzanabigisha kandi. Ibintu byo kuvuga ngo tuzamure icyubahiro kandi ifite ikibazo.
Imana ifite ikibazo cy'uko abantu bari gufata imirimo yo gukiranuka bakahindura gukiranuka kwabo, bakaririmba ari indaya, bakaririmba ari abajura, bakaririmba ari abarozi, bakavuga ubutumwa ari abagome, bakabwiriza iby'Imana kandi ubwabo batazi n'Imana. Mbere y'uko umuntu akora aragomba kubanza kubaho, ntabwo imirimo ari ibanza. Yarutse guhura n'abantu barambwira ngo nese abayisilamu bo ntubona yuko ngo bajana ngo iryo kwa muganga ngo bakagaburira abarwayi, ngo none se buriya ngo ntibazajya mu ijuru. Ndavuga ngo shiso ntabwo imirimo ari gusa. Niba abantu baranze kwakira Yesu urambwira ngo bazajya mu ijuru kuko ngo nuko batangira ibyo guteze gute? Ntabwo biba ibyo ngibyo. Uragomba kubanza kuvuka ukabona ugakora. Sifa kwa Mungu. Ugomba kubanza kubaho, urabanza ukavuka, urabanza ugakizwa, urabanza ukavuka ubwa kabiri, ugahinduka icyaremwe gisha, warangiza ugasenga, warangiza ugatanga ibiryo, warangiza ukaririmba, warangiza ukaba diakoni, warangiza ukaba pasitoro, warangiza. Ariko iyo ubanje imirimo wowe utarabaho urimo kurushwa n'ubusa. Imana rero tugenderere. Baririmbye yaravuze ngo ngende umukristo yebega kandi ngo kandi nzahora ndiwe no mu bintu byose ngeze no kugupfa. Umuntu ashobora kwitwa icyo atari cyo rega. Kuba umukristo no kubyitwa sadifere, kuba umukristo no kwitwa umukristo biratandukanye. Asubiremo kugira ngo byumve cyane. Kuba umukristo no kwitwa umukristo biratandukanye. Kubera ko ushobora kwitwa icyo utari cyo. Bashobora kukwita umuntu kandi uri igisimba, uri inyamaswa muntu. Ubundi habaho abantu uburyo bune. Hari umuntu, hari umuntu wa kamere, hari inyamaswa muntu, akaba n'umuntu w'umwuka. Ntabwo byumva ko ari bane. Bibi abo nabo muri Bibiliya mvuze kandi. Rero umuntu ashobora kwitwa icyo atari cyo. Bashobora kukwita umukristo kandi uri ibanga. Bashobora kukwita umukristo kandi uri umurozi. Bashobora kukwita umukristo kandi uri imbwa. Bashobora kukwita umukristo kandi uri akanyamasyo. Bashobora kukwita umukristo kandi uri igikeri. Bashobora kukwita umukristo kandi uri inzoka. Bashobora kukwita umukristo kandi uri ingwe. Bashobora kukwita umukristo kandi uri impyisi ruhuma. Ibyo bifite ubusobanuro nabyo. Imbwa isobanura iki ko muri abapentekote? Isobanura ubusambanyi cyangwa ubupagani, ubunyamahanga. Ntabwo byumva. Bashobora kukwita umukristo kandi uri imbwa, uri umusambanyi, uri karundura. Rero umuntu ashobora kwitwa icyo atari cyo. Bashobora kukwita umukristo kandi uri umupagani. Bashobora kukwita umukristo kandi uri iki? Uri inzoka. Inzoka isobanura iki? Burigani, umurigani. Bashobora kukwita umukristo kandi uri igikeri. Igikeri gisobanura iki? Ndetse ukanguka rwose. Genda ku iwacu mu gitugu ntanasinziriye n'amaraza kunsinzirana siteme. Nunsinzirana ndaguterera ikorasi. Uri kubyo usinziriye kandi wari uri maso kanguka. Yewe usenga kanguka. Mubyeyi we kanguka. Nawe musore kanguka. Muhanuzi kanguka. Nikukisa we kutari kunyikiriza kandi ngenda ndimo kukwikiriza. Nikukisa we nikusinziriye kandi wari uri maso kanguka. Nawe nisha kanguka. Uri nijwe kanguka. Nawe mugabo kanguka. Yewe usenga kanguka. Nikukisa we nikusinziriye kandi wari uri maso kanguka. Nikukisa we bashobora kukwita umukristo rero kandi uri ingwe, uri umugome, uri umwicanyi, uri karundura. Imana itugendere. Umuntu ashobora kwitwa icyo atari cyo. Niyo natahira iyi ndirimbo ntacyo uyu munsi. Kuba umukristo bitandukanye no kubatizwa. Ubu dufite abantu benshi buzuye mu madini no mu macaci
mu mazi menshi ariko atari abakristo, ari amabandi, ari ingegera, ari indaya, ari abibone, ari ababuzi, ari abicanyi, ari abasinzi, kandi barasenga bakanahimbaza, bakahimbaza icyubahiro, amaguru n'amaboko byose bakazamura, n'inzara nk'izakarashika, n'iminwa iteye hodani, ariko barahimbaza bakanasenga, bavuga no mu ndimi. Muri iyi minsi bavuga no mu ndimi. Kuba umukristo bitandukanye no kuvuga mu ndimi nyinshi, kuko basigaye banaziga. Kuba umukristo bitandukanye no guhanura. Ubu dufite abahanuzi b'abapagani, uyu munsi ho bari no gusenya imva bazirangije, abahanuzi b'ibinyoma bitirirwa Yesu. Kuba umukristo bitandukanye no gukora ibitangaza, kuko n'abashwekuru n'abarongi barabikora, barerekwa barangi, abashwekuru barerekwa rwose. Iyo wagiye, iyo wasomye ku nzoga barakurondora, iyo wasambanye barangi barakurondora. Gukora ibitangaza n'abamajisiye barabikora rwose, twe barabikora n'ukuri, n'abarutanga rwanya amaboko n'ibiti byose. Ubwo rero kuba umukristo bitandukanye cyane no kubatizwa, kuba umukristo bitandukanye no kuba pastori. Dufite abapastori b'abajama we, dufite abapastori b'amabandi mu macaca no muri ADEPR menya barageze mu dayo. Pastori bashobora kuba barageze abajama none shejane, ariko bashobora kuba barageze muri ADEPR, bashobora kuba baragezemo rwose. Arabugera wamwitegereza, ari utari kuriya mujama we yaturutse, nta mujama bahaye kuyobora itorero we yaturutse, kumba natujuje ibisabwa abapastori, imyitwarire ye, imivugire ye, imikorere ye, wamwitegereza ukabona ari umumanyura amaso, atari umupasitoro n'ukuri. Ubundi pasitoro bisobanura umwungeri, pasitoro bisobanura umushumba, pasitoro bisobanura umuzamu, pasitoro bisobanura umurinzi. Iyo atabyuzuza ibyo mvuze ntabwo aba ari pasitoro. Ubwo rero ufite rinete zireba, ukubitaho wamwitegereza ukavuga uti no, uriya ntabwo ari umurinzi, ntabwo ari umuzamu, ntabwo ari umwungeri, ntabwo ari umushumba, ahubwo ni umujama bazanye. Rero kuba umukristo bitandukanye no kuba pasitoro. Kuba umukristo bitandukanye no gutanga amafaranga menshi mu itorero. Ushobora kuyatanga menshi kandi uri umupagani. Ubu babihinduye n'ikirisho, watanga amafaranga menshi bakakugira umudiyakoni, watanga amafaranga menshi bakakugira perezida wa korali, watanga amafaranga menshi bakakugira umupastori, watanga amafaranga, waba ufite amafaranga mu rusengero akaba ariho ugira ijambo kandi uri umupagani. Ubu umukristo bitandukanye no gutanga ibya 10 n'amaturo byinshi. Ibyo mvuga byose bifitiye inararubonye. Iyo umuntu afite uruhara, ubwana buba bwarahuye, yarabonye ibintu byinshi. Iri toro natangiye kuriyobora ndi umusore w'umusiribateri arashaka iwacu ku Nyundo wi no mu Rugarama nahayoboye ndi umusore arashaka ari Nyamirambo. Iri toro ndizi neza rero, naboneye n'ibintu byinshi, nabonye abantu benshi babajamo. Hari igihe twajyaga mu cyumba nijoro turimo gusenga, umutipa akatwibira babyuka twajya gushaka inkweto zo kwambara tukazibura. Umunsi umwe ndavuga ariko izi nkweto bundi niho nabindikirwa, ndavuga nari kwisiga ubundi zibura nani basengeraga mu cyumba cyo kwaza amasenge. Noneho ndavuga nari ku munsi umwe ngomba kuzamenya umuti yanjye. Noneho dutangiye gusenga tuhuye nanjye ndekane bona turi cyabari bicaye handi Rwanda, bona tangiye kukarabara ariko karabare ko abantu bose bahumye byo kubona baratangiye bakubitana hasi ni nakoresha rero twibiri Umwami Yesu atugenderere kandi Umwami Yesu adusure. Buririmbye aravuga ngo ngende umukristo kandi nzahora ndiwe no mu bintu byose ngeze no kugupfa.
iminota irarangiye. Uwo mukristo bitandukanye no kubyina. Uwo mukristo byatangiye muri Antiyokiya mu byakozwe n'intumwa 17, havuga ngo abigishwa bageze muri Antiyokiya ngo babwirije ubutumwa bwiza, hanyuma bakora ibitangaza. Abantu babitegereje baravuga ngo ni abakristo. Ntabwo ari abakristo, ahubwo ni abantu ba Kristo, ni abakristo. Kuko bavugaga bagakora ibyo Kristo yakora, kandi ibyo jambo ryakomotse. Ubundi bitwaga abantu b'i Nazareti, Abanyanazareti cyangwa Jean-Delari, abantu bo mu nzira bahoraga bagenda batagira ubutumwa. Rero naho ngaho Kristo rero nimujya muririmba n'ibintu murimo kumva neza. Imana yigeze kumbwira ngo nzabwira abaririmbyi ngo mujye muririmba ku buryo Imana yumva indirimbo ikanazemera. Bizajya igira ite biri hano izumve kandi nazemere, kuko mushobora kuririmba ikazumva ariko ntizemere. Babwira ngo nkureho urwo rusaku n'izo nanga zanyu n'iyo myironge yanyu, ndabyanze iyo minuko. Mujye muririmba ku buryo Imana yumva indirimbo ikanazemera. Ijambo dusomye riratubwiye ngo nk'uko yadutoranije muri Kristo Yesu kera isi itararemwa, ngo kugira ngo twibere abera tutariho umugayo mu maso yayo. Itorero Imana yaritoranije muri Kristo Yesu kera isi itararemwa. Sadire twabayeho twebwe isi itarabaho, imisozi n'inyanja n'ibibaya n'ibisiza bitarabaho. Gaturika bajyaga bari na 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 la 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 la. Agomba ko mwiza imisozi n'ibibaya bitarabaho, inyanja zitarabaho. Twebwe Imana yari yaraturemye. Ubu njye nabayeho mbere y'uko mbaho. Itorero rero Bibiliya iratubwira ngo Imana yaritoranije muri Kristo Yesu kera isi itarabaho. Kubera iki? Ngo kugira ngo bizayibere abera bitarimo umugayo mu maso yayo. Iyo niyo gahunda y'Imana, ni naryo somo ry'uyu munsi. Impamvu Imana yagutoranije kera ikakugaragaza muri iki ngo ni ukugira ngo uyibere uwera. Attention, mutaza kumva nabi. Biriya bintu byose navuze, biriya mirimo yose navuze igomba gukorwa n'umukristo kugira ngo igire agaciro, igire n'umumaro. Niba mukunda ijambo ry'Imana muzabyumva neza kugira ngo mutazabihuza. Rero Imana icyo yantoranije ngiye Pastor Aloys, nawe na Karangwa na Gadi n'abaririmbyi mwese n'abagore n'abagabo, gahunda y'Imana ngo kugira ngo twibere abera abatagatifu. Ndagukoresha abatagatifu kugira ngo muryumve cyane. Ntabwo tuzaba abatagatifu twarapfuye, no. Abera bo mu isi nibo mfura yishimira bonyine. Abatagatifu bo mu isi, Zaburi ya 16 bivuga ngo abatagatifu bo mu isi nibo mfura Imana yishimira bonyine. Tugomba kwibera abera. Yo gahunda